Mubisubizo byinshi abantu ntibabona bazatagara cyane ngiye kuzamuka mubisubizo byinshi abantu ntibabona kuzamuka mubisubizo byinshi abantu Yesu ashimwe bavandimwe inshuti wanjye Mutsinzi TV, amahoro y'Imana abane nawe cyane, ubuntu bwayo bube kuri wowe. Uyu mwanya nongeye kwishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana, nkeneye ko nzagukoreshwa n'Imana kano kanya kugira ngo nkugezeho ubutumwa bwiza. Uyu munsi rero ikintu ngiye kuvugaho ni ikintu kigendanye n'ukuntu Imana itubona iyo turi muri Adamu wa mbere, cyangwa iyo umuntu ataravuka ubwa kabiri Imana imubona gute. Turebe niba hari ikintu umuntu yakora kugira ngo Imana imubone neza, cyangwa se agaragare neza mu maso yayo nk'umuntu wahabwa ijuru cyangwa se wahabwa ubugingo buhoraho. Rero tugiye gusoma, turatangira dusoma mu Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 5. Haravuga ngo, kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Haleluya. Turi kubona neza hano ikintu Uwiteka yarebye, yaritegereje muri icyo gihe ngo abona yuko kwibwira kw'abantu imitima yabo itekereza ari kubi kugeza iteka ryose. Ngo nuko yicuza impamvu yaremye umuntu ngo imushyire mu isi. Kuvuga ngo hari igihe mu by'ukuri wowe ujya utekereza ukavuga ngo Imana hari ukuntu ishobora kuba mwiza imbere y'Imana, hari ukuntu ishobora kuba umukiranutsi imbere y'Imana, ariko mu by'ukuri ntumenye yuko Imana yavuze yuko yasanze kwibwira kw'imitima y'abantu itekereza kose ngo ari kubi kugeza iteka ryose. Umuntu ni mubi imbere y'Imana kugeza iteka ryose. Imana iyo yabivuze ko umuntu ni mubi imbere yayo kugeza iteka ryose, bivuga ngo nta munsi n'umwe umuntu azigera ahinduka mwiza. Nyamara hari ukuntu utekereza ukibwira ukavuga uti ushobora gukora neza nkagaragara neza mu maso y'Uwiteka. Ese utekereza ko Imana itari yarebye neza igihe yavugaga yuko umuntu ni mubi kugeza iteka ryose? None iryo teka ryose si uyu munsi kubera yuko hari utuntu twiza ngo ubona wakoze wibwiye ko iteka ryose ryarangiye? Ntabwo ryarangiye. Ni ukuvuga ngo na nyuma y'uko ukora, mbere y'uko ukora ibyiza uri mubi imbere y'Imana iteka ryose, na nyuma y'uko ukora ibindi bintu byiza nabwo uri mubi kugeza iteka ryose. Twakabaye dutekereza kuri iki kintu. Rero hari abantu, cyangwa se hari abantu bamwe bavuga yuko umuntu ashobora kugira ibyiza akora imbere y'Imana, hanyuma ngo Imana ikamwita ko ari umuntu mwiza, ikamwita ko ari umukiranutsi imbere yayo iminsi yose. Ni ukuvuga ngo biciye mu bikorwa, biciye mu kwibwira kwawe. Bibiliya inavuga yuko kera ngo twari abanzi b'Imana mu mitima ndetse no mu bikorwa. Na n'ubu kandi niko bimeze, abantu ni abanzi b'Imana mu bitekerezo byabo ndetse no mu bikorwa byabo, nk'uko mu Bakolosayi igice cya 1 umurongo wa 22 habivuga. Abantu ni abanzi b'Imana mu mitima ndetse no mu bikorwa bakora. Rero ni igitangaza ko Imana yaravuze ngo kwibwira ko imitima y'abantu itekereza ni kuri kugeza iteka ryose.
we warangiza nyuma ukavuga ngo hari ibyiza uzakora ngo uhinduke umukiranutsi. Ntabwo ubukiranutsi wabukura mu kwihindura ingeso cyangwa se mu kwiyeza, mu gusaba imbabazi, mu guhora urira ngo Imana ikubabarire, mu kwibabaza n'ibindi. Kuvuga ngo ibyo wakora byose n'umwete wawe wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira byose ntibyabasha kugukuraho ibyaha, kuko Imana yamaze gukonfirima yuko ibyo twibwira n'ibyo dukora byose n'ibibi iteka ryose nta munsi n'umwe tuzigera tuba beza biciye mu ntekerezo zacu no mu bikorwa byacu dushobora kwikorera. Iyo ndirimbo mujya muyiririmba murayizi ndetse nta n'umuntu utayizi. So rero ni iki kintu wakora ngo uhinduke umukiranutsi mu maso y'Imana? Ntacyo wakora, ntacyo wabasha gukora, ntacyo wakorera ngo uhinduke, kandi Imana yaramaze kuvuga ngo umuntu ni mubi kugeza iteka ryose. Babandi rero bavuga ko baziyeza ngo njye nsaba imbabazi buri munsi iyo nkoze icyaha. Mbere yo gukora icyaha uri umunyabyaha, na nyuma y'uko ugikora no gukomeza kuba umunyabyaha. Mbere y'uko wiyeza umunyabyaha, na nyuma y'uko wiyeza nabwo uri umunyabyaha still. Ntabwo ushobora gukizwa n'ikintu icyo ari cyo cyose ushobora kwikorera ngo uhinduke umukiranutsi, kuko Imana amaze kuvuga yuko kwibwira kw'imitima y'abantu itekereza ni kubi kugeza iteka ryose. Ibikorwa byabo ni bibi kugeza iteka ryose. Niyo mpamvu nuko buri muntu wese aremanywe icyaha. Icyo cyaha aremanywe ni umuzi w'ibibi byose. Igihe cyose wagerageza gukora ikintu cyitwa ko ari cyiza, icyo kintu gikomeza kwitwa ko ari kibi kubera yuko umuzi wawe ni icyaha. Igiti kiramutse gifite umuzi w'umwembe ntabwo gishobora kuzera indimu. Imbuto yose ikomotse kuri icyo giti bari umwembe. Naho rero ntukumve yuko ngo wowe kuva uri mubi ngo ushobora gukora ibyiza. Yeremiya 13:23 aravuga ngo nk'uko ingwe itahindura ubugondo bwayo, nk'uko umunyetiyopiya atahindura ibara ry'uruhu rwe, ngo niko nawe utabasha gukora ibyiza kandi waramenyereye ibibi. Niko bimeze. Nta cyiza wabasha gukora kandi mu by'ukuri uri mubi muri wowe. Ibyo uzakora byose ugira ngo uhinduke mwiza ntabwo bizigera biguhindura mwiza, ntabwo bishoboka. So rero uyu mwanya umenye iki kintu. Ibyo wakora byose n'umwete wawe wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira byose ntibyakugira uwera imbere y'Imana. Yarabivuze, usome 6:5. Ntabwo uzigera wongera kwibeshya ngo ukore ibyiza cyangwa wigisha abandi ngo abantu bajya bakora ibyiza. Ijya akora ibyo ngibyo ukoze niba ari byiza, ni byiza amaso y'abantu, ntabwo ari byiza amaso y'Imana, kuko abantu n'Imana batandukanije imirebere n'imyumvire n'imibwirire. Ibyo Imana yibwira si byo twibwira, ibyo yitekereza si byo dutekereza. Inzira zayo ngo si zo zacu, nk'uko ijuru risumba isi niko inzira zayo zisumba izacu. So rero urusheho kumenya, usobanukirwe, utazigera witiranya ibintu bikazarangira n'ubundi urimbutse uzira kutamenya. Hanyuma reka nsome ikindi cyanditswe kimwe kiri muri Yobu 25:4 haravuga ngo umuntu yabasha ate kuba umukiranutsi imbere y'Imana, cyangwa uwabyawe n'umugore yabasha ate kuba intungane? Dore ndetse n'ukwezi ntikumurika n'inyenyeri ntabwo ziboneye maso yayo. Nkaswe umuntu w'inyo gusa n'umwana w'umuntu w'umunyorogoto. Umuntu yabasha ate kuba umukiranutsi imbere y'Imana? Ni gute ushobora kwibwira ngo ni ukwiyeza no guhora asaba imbabazi? Maravuga ngo cyangwa uwabyaye n'umugore yabasha ate kuba intungane? Ngo dore n'ukwezi ntikumurika n'inyenyeri ntabwo ziboneye mu maso yayo. Nkaswe umwana w'umuntu w'inyo n'umunyorogoto.
kuvuga ngo nta munsi n'umwe ushobora kuzaba mwiza mu maso y'Imana, ntiwaba umukiranutsi mu maso y'Imana. Nta kintu na kimwe umuntu yakora ngo abe umukiranutsi mu maso y'Imana biciye mu bikorwa. Ibyaha byinshi abantu iyo babiretse baravuga ngo babaye intungane. Iyo umuntu yiyeza cyane avuga ko ari intungane, ariko ibyo ngibyo ntacyo bivuze. Ni nk'uko wavuga ngo voka yeze itunda. Ntabwo byashoboka, ntibibaho, ntaho biba. Uramutse ubonye voka yeze itunda waba uri kureba nabi, amaso yawe yaba atari kukwereka nk'iki ibintu bikwiriye. Ushatse wakwivuza ko waba urimo kwibeshyera. Niko kwa kundi rero uvuga ngo niyejeje nabaye umukiranutsi ndera. Ntabwo ari byo, ni ukwishuka. Rero mu by'ukuri uramutse umaze kumenya ishusho yawe nyakuri ndetse ukamenya n'uko Imana ikubona, ntabwo wakongera kwibeshya gutyo. Niki rero umuntu, ni irihe banga ushobora gukoresha ngo ube umukiranutsi? Iryo banga kereka Imana ariyo yonyine irikwibiye, cyangwa se akaba ariyo yonyine ikubwira ngo njyewe mugize uwera mu maso yanjye ku bushake bwanjye, bidaciye mu bushake bwawe. Abaheburayo igice cya 10:10 haravuga ngo uko gushaka kw'Imana ko kwatumye twezwa, tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Bivuge ngo ugushaka kw'Imana gushobora gutuma wezwa, ukaba uwera, ukaba umukiranutsi, ukaba umuziranenge. Uhasome Abaheburayo igice cya 10:10. Habayeho noneho gushaka kw'Imana. Hari igihe Imana yashatse kutweza ngo iduhindure abere imbere yayo, irangije ifata umwana wayo ari we Kristo Yesu, imubaraho ibyaha byacu, imubazaho ibyaha byacu. Noneho birangira twebwe tubaye abakiranutsi, ariko ntibica mu nzira zacu twebwe twateguye, n'Imana yonyine ibiguha. Ibyanditswe mu Bakorinto ba mbere igice cya 1:30 haravuga ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu wabahindukiye ubwenge buva ku Mana, bahindukira kwezwa, bahindukira gucungurwa, abahindukira gukiranuka, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirate Uwiteka. Se uyu munsi nta muntu ukwiriye kwirata imirimo n'ibikorwa n'ibindi ngo yarakiranutse, yiyejeje, yaretse ibi n'ibi, yakoze ibi n'ibi, ngo rero ubwo ni umukiranutsi. Oya, ukeneye kwirata umurimo wa Kristo. Noneho kuvuga ngo rero wowe wari warananiwe, cyangwa wowe Imana yavuze ko uzarimbuka by'iteka, uba ukeneye kwimurira ibyiringiro byawe muri Kristo, ukizera ko amaraso ye yamenetse ngo ubabarirwe ibyaha, ukizera ko umwaguranye kamere, ko yaguhaye gukiranuka kwe nawe ugafata gukiranirwa, yaguhaye gukiranuka kwe nawe afata gukiranirwa kwawe, birangira ubaye uwera imbere y'Imana. Nutizera gutya ntabwo ushobora kuzahinduka uwera amaso y'Imana. Imana ashatse ko umuntu ahinduka uwera amaso yawe ariyo ibikoze yonyine. Wowe icyo bigusaba ni ukwizera, ni ukwakira uwo murimo, ugatangira kuwugenderamo, ukavuga ngo Mana ushimwe ko wanyejeje, sinari kubasha kwiyeza. Ntabwo kandi dusaba imbabazi uyu munsi ngo tuzihabwe, ahubwo imbabazi Imana niyo yazitwihereye kera ku musaraba. Nta kuzisaba uyu munsi bikenewe, nta kwatura bikenewe ngo babarirwe. Umuntu yakira imbabazi inshuro imwe bikaba birahagije by'iteka, urazakira bikaba birahagije iteka ryose. Rero wishime niba ufite umutima umenetse, niba ufite umutima wizeye, niba ufite umutima wakira ijambo, uhereye umunsi wakira agakiza, ariko kumenya neza ko wababariwe ibyaha byawe by'iteka ryose biciye mu maraso y'Umwami Yesu. Nubwo Imana ukubeho uri umukiranutsi, uri uwera, uri umuziranenge, biciye mu kwemera igikorwa Yesu yakoze, apana ibikorwa ukora buri munsi. Uzaba uhawe umugisha nuramuka ubyizeye. Rero nguhaye ikaze kuri iyi channel. Niba wari mushyashya kore subscribe, niba kandi usanzweho rwose ugumeho ntuzaveho, uzakomeza kubona byinshi wafungura umutima wawe gusa.
kugirirwa neza n'imbabazi bikubeho ibihe byose mu izina rya Yesu, amen. Bye.